n'ibintu bijyanye no kuzamura imisoro yishyurwa n'abatuye umujyi wa Kigali. Ari ibiganiro byatangiye mu minsi ishize byo kuvuga ko imisoro yazamutse, ariko ntabwo ari byo. Buriya amategeko uko abiteganya hari ibipimo bigenda biteganwa, kandi nk'uko mwabibonye mu myaka ishize nk'itatu hari imihanda myinshi yubatswe ya kaburimbo. Buri uyu muhanda wa kaburimbo urishyurwa, ntabwo ari ikintu cyikora kandi wishyurwa amafaranga menshi. Ni ngombwa rero ko abatuye umujyi wa Kigali uko dusaba ko tubona ibikorwa remezo, tunumva ko twakontribute kugira ngo ugende byubakwa kandi binabe maintained. Twakwishimira ko umujyi wa Kigali udafite imihanda igira ibinogo byinshi cyangwa igira ibinogo ikorwa tubasha gukora maintenance, byose nabyo bigira igiciro. Ubu rero turimo turashyiraho uburyo bw'ikoranabuhanga bwadufasha kugira ngo basore koko ya mafaranga agenwa n'itegeko ariko biborohere. Twagiye tubona abagaragaza ko bitinda bitewe na systeme n'ibindi, nabyo turi kubinoza, ariko turifuza kugira ngo dushyire imbaraga mu gukora ku buryo umuntu wese ufite umutungo agomba gusorera yagombye kuba atanga umusoro kandi akawutanga mu buryo bworoshye. Ibyo rero iyo tumaze kubigeraho tukaba twubatse umujyi mwiza, abaturage bubatse amazu bakayuzuza ndetse nabo bahashye bakaronka, ni ngombwa ko abaturage b'umujyi wa Kigali bagira uburyo bidagadura. Twajya tubashimire yuko mpera z'umwaka mwadufashije kumenyesha abatuye umujyi wa Kigali ibitaramo byari bihari n'izindi gahunda zari zihari kugira ngo impera z'umwaka zibe nziza, abantu bumve kuko dushoje umwaka neza. Izo gahunda tuzakomeza kuzishyira mu bikorwa, tuzakomeza gufatanya n'abikorera kugira ngo dutegure ibitaramo, amashows n'ibindi bintu bituma abatuye umujyi wa Kigali babasha kwidagadura bagasabana, ariko n'abakora ubugeni bafite n'impano bakabona aho bazicururiza, kubera ko nabo abaturage bacu kandi bakeneye gutera imbere batejwe imbere n'ibyo bakora. Tukaba tujya ngo dufate uyu mwanya dushimire abafatanyabikorwa bacu, abo twafatanyije mu gitaramo twakoze ku itariki ya 22 Ugushyingo 2025 twise Kigali Dutarame, n'abifatanyije natwe mu gitaramo twateguye dusoza umwaka byiswe Kigali Countdown Festivals. Turabashimira cyane, tunabashimira namwe uburyo mwamenyesha abaturage, twizera ko n'ibindi duteganya mu minsi iri imbere muzadufasha kubimenyekanisha no kugira ngo abantu babyitabire. Muri make rero nagira ngo mbashimire uyu munsi mu izina ry'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali. Twahuye hano kugira ngo tubashimire ubufatanye twagiranye muri 2025, tubashimire ubufatanye tugiye kujyana muri uyu mwaka dutangiye, tubabwire ko turi kumwe, ko twifuza gufatanya namwe mu buryo bwose bushoboka kugira ngo akazi kanyu kagende neza, kuko kagenze neza na kacu kagenda neza. Mwarakoze cyane rero, rwose inkunga yanyu twarayishimye kandi twiteguye gukomeza gufatanya namwe. Nagira ngo muri aka kanya tuze kureba uburyo twakumva ibitekerezo byanyu n'ibibazo n'ibindi mwumva twashyiramo imbaraga, n'abatugira inama nabo twiteguye kuzakira. Nabwira ko turi kumwe hano nabo dukorana, turi kumwe na Vice Mayor Fulgence ushinzwe ibikorwa remezo n'imiturire, turi kumwe na Vice Mayor Martin ushinzwe iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza, turi kumwe n'umuyobozi w'ibikorwa by'umujyi wa Kigali City Manager witwa Stella, n'abayobozi b'uturere ubwo wenda nabo baza kugira icyo ashaka kubabaza, n'abayobozi b'amashami bose turi kumwe hano kugira ngo tuze gufatanya kubashimira. Murakoze ubwo umwanya wabuwanyu. Turashimira ababajije ibibazo. Umugwaneza yabaje ikibazo kijyanye n'ibikorwa remezo bijya byubakwa. Nibyo koko mu minsi yatambutse habayeho ibitaranoze mu kubaka imihanda, cyane cyane imihanda ihuza umujyi wa Kigali n'izindi ntara. Inzira z'amazi ntizubakwe ngo zigere mu abita muri riverbed cyangwa se mu bishanga, ariko nakubwira ko iyi mihanda turi kubaka icyo kintu twakitayeho, twakivuguruye ku buryo ndetse n'izitari zikoze kuri imihanda nk'uyu muhanda ujya Bugesera turimo turazikora. Mwarabibonye urenze haryana mu cyanya cy'inganda hari umferege munini twakoze ugera mu gishanga, ndetse na hano urenze gare ya Nyanza turimo turazubaka. Nuvuga ngo ibyakozwe mbere turimo turabikosora, ariko kudukora ku buryo iyo twubaka ubu ngubu bitazabaho. Jean Paul Turatsinze abaje ku mihanda idacaniye. Nibyo hari imihanda agiye yubakwa, cyane cyane yubatswe ntayubakwa n'abaturage ubwabo, hari n'imihanda yubakwa ku bufatanye n'abaturage, ariko iyo twubaka ku bufatanye n'abaturage yo iracaniye, ariko hari imihanda agiye yubakwa mu buryo butandukanye itacaniye. Ni akazi dukora buri mwaka, ngira ngo tubikora dukurikije ingengo y'imari uko iboneka, kandi
intego dufite nuko byibuze bitaneze 2029 imihanda zaba yarangiye. So buri mwaka rero tugira amafaranga tugenda dushyiramo kugira ngo imihanda icanirwe, ariko nko kubyumva dufite imihanda itari mike ariko twumva tuzabirangiza. Rero ahubwo abaturage bashonje bahishiwe kandi tuzabigeraho. Twagira ngo dusobanure ko itegeko rigenga ingurane risobanura neza uko kwimura abaturage ku mpamvu z'inyungu rusange bikorwa, ndetse riganasobanura uko waba atishimiye uko byagenze yarenganurwa. Ikiri ukuri nuko hari imishinga ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga rigenda rigira realite zitandukanye. Hari umushinga utangira ukagenda wihuta n'urutangira ugatinda bitewe n'ukuntu ubungana n'ingengo y'imari bisaba. Ikiriho cyo nuko nta muturage aho wavuze ugeze utwarwa ubutaka adahawe ingurane. Icyabaye nuko processus yatinze kubera impamvu zitandukanye kuri buri mushinga, kandi mu buryo buhoraho tugana n'abaturage, tubasanga mu nteko z'abaturage tugahura nabo. Ariko ikigaragara cyo nuko iyi mishinga uko wayivuze yose izaba, kandi bizasaba nyine kubimurwa. Baracyahari ariko turimo turakora n'inzego kugira ngo icyo gikorwa cyihutishwe. Iyo wubaka umujyi ukawubakira mu mujyi usanzwe hakunda kubamo imbogamizi, kuko ubundi byakaba byiza kubaka ku butaka budatuyeho undi muntu kugira ngo bashe kubikora byoroshye. Ariko icyo twasaba tuye mu mujyi wa Kigali n'ubufatanye bwo kugerageza kumva iba bikorwa, hanyuma kugira ngo tubashe kugera ku musaruro. Turashimira cyane abaturage babigiramo uruhare, nkaho mu mihanda twubaka imihanda dufatanyije nabo, batanga contribution yabo, bagatanga ubutaka ndetse bakazana n'amafaranga kugira ngo tubashe kunoza imiturire mu mujyi wa Kigali, kandi bigenda bikemuka. Nibazo rero warugaragaje nabyo bigiye kugenda bikemuka. Kujyana n'amasoko mwavuze agomba kubakwa, ngira ngo isoko mwavuze ry'Ikabuga ryo riri kwihuta. Dufite ingengabihe yuko bitarenze ukwezi kwa gatatu imirimo y'ubwubatsi zaba yatangiye, rwemeza mirimo cyangwa se umushoramari yamaze kubona abazubaka contractor ndetse n'abandi, ku buryo mu minsi iri imbere nabyo bizaba byatangiye. Nari amasoko yandi mwavuze turakurikirana buri munsi. Icyo tubona gikwiriye nuko abantu nyine twakangurira n'abatuye umujyi wa Kigali gukomeza kureba uburyo muri quartier nshyashya abantu bajya bahashora imari z'ibikorwa remezo nk'ibyo, kuko ngira ngo aha hose baruvuze aya masoko yubakwaga bigaragara ko ari mato bitewe n'abantu bari bahari, ariko mu gihe runaka ukabona abaye mato nyine cyane ku buryo n'abantu kubacururiza bigorana. Tukaba tubona ari n'amahirwe ku bashoramari mu makatiye mashya ahantu turi gukora za physical plan. Biragaragara ko abantu bahubatse mbere byatanga umusaruro, ariko ubwo wari wavuze ko yawa Kicukiro yabivugaho, ubwo nawe kuko ari hano afite icyongeraho yaza kucyongeraho. Olivier Ngabirano yatubajije ikibazo gikomeye. Tonton yabajije ikibazo kijyanye n'abaturage bimuwe mu bishanga. Gahunda ya leta ihari nuko ibikorwa biri mu gishanga byimurwa nta ngurane itanzwe. Uwo niwo murongo tugenderaho kandi tuzakomeza kubahiriza. Ku baturage bo muri Gasabo bagize ibibazo bijyanye na